Mwabantu mwe ibintu kwa Real Madrid bikomeje kuba urudubi. Ni muri iri joro ryo kuwa kane ikipe ya Real Madrid yari yakiyemo Real Oviedo i Santiago Bernabeu, aho ikipe ya Real Madrid yaje gutsinda ibitego 2-0, ibitego byabonetse kitsinzwe na Gonzalo Garcia ndetse na Jude Bellingham. Muri uyu mukino Kylian Mbappe akaba yabanje hanze ku ntebe y'abasimbura, ariko ubwo yajyaga kwishyushya avuye kuri bench yitegura kujya mu kibuga asimbuye, Kylian Mbappe ntabwo byabashije kumugendekera neza, yibasiwe n'abafana cyane nyuma y'uko abafana bazaga bamubuwinga ati sidushaka Kylian Mbappe, Mbappe genda ntitugushaka. Byari ibintu bibi cyane, gusa Kylian Mbappe we wabonaga ntacyo bimutwaye kuko we yagiye kwishyushya nta kibazo afite, ariko yaje kwinjira mu kibuga mu minota ya nyuma biza no kurangira nta n'ikintu. Kylian Mbappe yinjiye mu kibuga arakina iminota igenwe, umukino uza no kurangira, ariko ubona ko abafana batamwishimiye neza cyane, aho umukino waje no kurangira kwa kundi usanga abakinyi barimo gusuhuzanya bishimiye intsinzi. Kuri Kylian Mbappe we siko byari bimeze, wabonaga ko ajya kubihobeza abasuhuza batamushaka, agenda asuhuza abakinyi bagenzi be ubona ko batamwishimiye. Abonye bimucanze agenda asuhuza abakinyi b'ikipe ya Real Oviedo ndetse n'abatoza, aragenda asuhuza n'abasifuzi muri rusange. Gusa agashya kabayemo nuko Jude Bellingham yanyuze kuri Kylian Mbappe amunyuraho ahita avamo umupira, maze yanga no kumusuhuza arikomereza mu rwambariro. Aho ngaho nawe Kylian Mbappe yari arimo kwerekeza mu rwambariro, abonye yuko batamwitayeho. Jude Bellingham ni ibintu yakoze adatekerejeho neza cyane. Mbappe yibaze ko yagiye nta nkuru, ahantu hose bamuvuga nta nkuru, ntacyo kuvuga yari afite. Ni ibintu byari bigayitse cyane. Abafana ba Real Madrid bavuga ko batifuza Kylian Mbappe, ngo Kylian Mbappe out, Kylian Mbappe genda situgushaka, kuva waza imyaka ibaye 2 nta gikombe dutwaye. Urumva ko ni ibintu abafana b'ikipe ya Real Madrid batishimiye cyane, ntago babashije kuba bamwishimira. Gusa baje kumubaza impamvu atabanje mu kibuga, maze Kylian Mbappe asubiza agira ati Alvaro Arbeloa ni coach wanjye, aza nabonaga mfite icyizere kazadutoza neza. Ntago yari ameze nka Xavi Alonso, ariko nabaye mubwiye ndi tayari nabanza mu kibuga, ahita ambwira yuko ndi umukinnyi wa 4 wa rutahizamu w'ikipe ya Real Madrid. Ubwo Kylian Mbappe ngo yari rutahizamu wa 4 mu bakinyi bakabaye babanzamo. Urumva ko rero ni ibintu bitishimiwe. Mw'abantu mwe mufashe musengere Real Madrid, turebe ko byibuze umwaka utaha bazawukina dufite Kylian Mbappe umeze neza ndetse n'ikipe n'abagenzi be muri rusange. Ngewe ndi Tuyisenge Iberi, naho akagaruka mukomeze gukora subscribe kuri Herbert Mix Rwanda. Ciao ndabakunda cyane.